ariko nyamujyambere specials abumvise ko yararimo abaza ikibazo cy'icyuzi kugira ngo bamuhereze amafaranga y'icyuzi ngo barayavunikiye ngo bayasendera byere cyane rwose kuvunika ngo bari baravunitse najye ayo makuru ndayafite yuko bari barakoze cyane hanyuma ayo mafaranga barayabima y'icyuzi y'iryo cyuzi. none shadore yitabye Imana umuvuna muheto sha agiye atanayariye siko njye nari nzi ko akiri muzima kubera ko ndi kubona traininga ku nkoranyambaga uzika amakuru natari nyafite ujya yavuye kubirayi kera ego rata no kubabona gusa ibinyamakuru byinshi biba byamwanditseho utuntu twe twose turi gutraininga byahese yo kumbo diso guhitinga Nyiramajyambere specials umuzi iki ndamuzi yuko yari karashaka amafaranga yo gukorera icyuzi. Very good. Ingero mashaka amafaranga y'icyuzi, ayo mafaranga y'icyuzi rituramenya nimba yarayahawe, nimba atarayahabwa. Rero Nyiramajyambere specials ni ibintu bitatu kumva yavuze ngashaka amafaranga y'icyuzi ngamba barayavunikiye. Ese Nyiramajyambere specials ubundi umuzi iki? Ese burya Nyiramajyambere specials bibaza ko akiriho? Agari wase amakuru numva menga yarapfuye. Nyiramajyambere specials yarapfuye Cyane gose numva menga Nyiramajyambere specials yarapfuye. Serious? Yewe gayi. Mbega aho gusa nuko muriko murarondera umuzima mu bantu bapfuye kandi amakuru mfise numva ko yapfuye. Ese yarapfuye ariko abanyarwanda banza dukunda hiti ntose bigiye ku cy'umunyarwanda yagiye kujya hiti yahita apfa. Kidora imboga yagiye hiti ahita apfa. Uno mwana inuma y'u Burundi of Jesus yahise apfa. N'uyu nguyu yahise apfa. Basi nizere ko apfuye ariko amafaranga y'icyuzi yarayahawe. Sinzi ko yari yarayahawe kubera ko umuntu uzenya wiwe bagendana ntabwo turamenya nta kintu nandi makuru mufite ariko amakuru mufite nuko yapfuye. Ariko abanyarwanda turaharara n'ukuri kw'Imana. Rero kuri Nyiramajyambere specials abaye hit. Gitafu abaye hit aramanutse do. Umuntu usigaye kuri hit ni kano kagabo kavuga ngo reka nago nabyemera kano kagabo urabona kagiye hit gashaje. None se kubera icyo umuntu ari kugiye hit akayitapfa. Sinzi intuzenya Satani kirabakwega abantu. Satani birimo irabakwega ariko reka twihute yongeye kumvikana mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Kabatwa mu kagari ka Gatagara habereye ibiti ubwo babyarijije abanyarwanda benshi cyane abandi basuka amarira abandi bifata ku munwa ndetse Jean Paul w'imyaka 45 y'amavuko akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 y'amavuko bikamugiraho ingaruka zikomeye cyane ubwo uwo mwana yavuye ndetse akavuza induru abaturage baratabara bakiyagira babonye ibyabaye bahita bahamagara imbangukira gutabara byihutirwa kugira ngo uyu mwana ataza kuhaburira ubuzima. Murabizi ko iyo umuntu abuze amaraso litiro 3 ahita apfa kandi murabizi ko umuntu agira litiro 6 mu mubiri. Niyo mpamvu abaturage basabye ko uyu mugabo Ndahimana w'imyaka 45 yashyikirijwe ubutabera ndetse agahanwa bitewe n'icyaha yakoze ijyanishwa igifungo cy'imyaka 30 ndetse iyo umuntu wasambanyije byamugizeho ingaruka bishobora kuzamuka bikagera ku gifungo cya burundu. Nguko rero turaza kubigarukaho mu makuru arambuye. Reka makuru yacu twikoza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu ahabereye naho ibiteye ubwoba abagabo 5 bitwikiriye ijoro bajya gucukura amabuye y'agaciro ikirombe kirakunduka 3 basigara mu kirombe mo imbere. Ni mu gihe mu masaha ashira saa 3 barimo bacukura kugira ngo ariko babasangamo babaye intere. Nguko rero turaza kubigarukaho mu makuru arambuye. Ni ncamake y'amakuru niba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Kabatwa mu kagari ka Gatagara. Ndahimana Jean Paul w'imyaka 45 y'amavuko ukurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 y'amavuko ndetse uyu mwana bikamugiraho ingaruka cyane akaba yavuye amaraso menshi cyane. Nimugero uyu mwana yashakuje cyane abaturage barahageze bakihagera ikintu bahise bakora bahise bahamagara imbangukira gutabara byihuse. Gusa uyu musore yagerageje kwirukanka abaturage bamwifatiye ibo ubwabo bamujyana bamushyikiriza ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranwe byashinzwe byo gusambanya umwana utujuje imyaka. Ese ubundi byagenze gute kugira ngo Jean Paul asambanye uno mwana? Guma kuno muyoboro wumve imva n'imvano. Jean Paul afite supermarket
ndetse uyu mwana yazaga kumuhahira buri gihe, ndetse hari mu masaha ya saa moya za nijoro, ndetse Jean Paul asaba uyu mwana ko yamuherekeza akamugeza iwabo mu rugo, kubera ko yavugaga yuko hatagira abantu bamutegera mu nzira bakaba bamwambura. Uyu mwana aza kubyemera, birangira bageze mu nzira, birangira amufashe ku ngufu, ndetse naho ngaho byahereye. Gusa uyu nguyu Jean Paul iramusezeranyije yuko azamugurira smartphone abikore kandi ntazagire umuntu n'umwe abibwira. Umwana w'umukobwa yatuje aramwihorera, ariko umwana w'umukobwa byageze aho bikomeye, arangije avuza induru aratabaza. Nibwo abaturage bahageraga bahita bahamagara imbangukiragutabara byihutirwa cyane. Iki cyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 30. Iyo wasambanyije byamugizeho ingaruka bishobora kuzamuka bikagera ku gifungo cya burundu. Uyu musore yireguye avuga yuko uyu mwana babyumvikanye, ndetse ahamya yuko avuga ko babisezeranye, ndetse yafunze iduka babisezeranye. Gusa icyaha yakoze ni waba wagisezeranye n'uwo mukobwa ntago cyemewe, bivuze ngo umwana w'imyaka 15 nta kintu na kimwe abazi, ibintu byose yemeye ntago aba abizi. Uyu mugabo Ndahimana Jean Paul yasabye ubugenzacyaha RIB imbabazi yivuye inyuma, avuga yuko ibyo yakoze atarabizi ndetse yabikoze yikinira. Nko kwa kundi umunyarwanda yavuze ngo umanika agati wicaye wajye kukamanura ugahagarara, bivuze ngo rero yatangiye kwicuza aririra mu maso. Uyu mugabo yari afite umuryango w'abana 2 ndetse n'umugore, bivuze ko agiye kubasiga bonyine mu rugo. Umwana w'umunyarwanda yaciye umugani ngo junnye aho weretswe. Nguko rero nibwo Jean Paul ubu ngubu araye mu maboko ataraye. Reka rero amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu, ahabereye naho ibitero bwabyarishije abanyarwanda benshi. Abagabo 5 bitwikiriye igicuku bagiye gucukura amabuye y'agaciro, nibwo ikirombe cyaje kubagwira, ndetse 3 baheramo, abandi 2 barirukanka. Gusa kugira ngo bimenyekane nuko ba nyiri abo bantu bagiye mu birombe bavuze ko abana babo bagiye mu masaha ya nijoro, ndetse bihutira kujya kureba mu kirombe, ndetse n'abandi bacitse nijoro nibwo bavugije induru kugira ngo aba barimo babashe kubakuramo. Ni mu gihe rero bataburiye bagasanga aba basore barangije kwitaba Imana. Bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Rero ni itangazo ryahise rijya hanze ryihutirwa rivuga ko umuntu wese ugerageje gukora ibinyuranyije n'amategeko, niyo mpamvu itegeko rihari kugira ngo rizajye ribahana. Ni mu gihe ibirombe byafunzwe cyangwa byahagaritswe, nta muturage n'umwe wemerewe kujyayo ngo agiye gucukura amabuye y'agaciro, kubera ko uba uri kwishyira muri riske, kubera ko leta iba yarafashe umwanzuro wo gufunga ibyo birombe bitewe n'impamvu zumvikana. Ni mu gihe ibirombe bidafite ibikoresho byabuhariwe bitagomba gucukura amabuye y'agaciro bitewe n'ibikoresho biba bisaba. Bivuze ngo rero umuntu wese uzagerageza gukora ibintu nk'ibi ngibi agafatwa azahanwa n'amategeko. Nguko rero niba ari bwo bwa mbere ugize ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora kuri subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibaho ubuzima buzira umuze. Turabakunda.